Erega sebu nasanze ubaruta uri marayika papayi wa seburi kuko ni umutindi w'umugome. Harimo umusaza seburi koko buri wa gatanu azajya aza kubaririmbira igisope. Bara seburi koko azabasa. Seburi koko akoroje ni yakara. Sebu nta kimenyi kinyarwanda. Seburi koko ageze aha. Kirari cyakiye gusa. Ni ejo maperi sebu fierite. Nyiramana yigeze ubugore heye umuntu w'indaya mbi indaya butwi. Nyiramana mureke nawe ntuzirwe nseka. Nta mugabo ufite pe seburi koko nta mugabo murimo. Yebura nakubwiye ko ngiye ngomba ushaka kukubera rurinda mushyashya. Akira rwose nta kibazo pe akira. Nkayawe pe. Oya ruri atazagira nuvuga ko nakuririye amafaranga ariko Western ntumuzi. Ntabwo amaso yacu yaguhinguranya da. Cyokora wenda nko mu ijosi yacamo uroye no ku kaboko yacamo wenda no mu nda ariko hepfo y'inda reka ntiyahingura. Bonke buriya reka nkubwire wipashije muremure ishoti riragucika ntiwarifata. Urumva mu rukundo ntabwo ari kuriya bigenda buriya mu rushako kirazira kikaziririzwa ntabwo uba ugomba kwishima utishyikira agombaga kwishima none se kibo wowe nk'agasore k'agakene katagira ishuri na rimwe wajyaga kurongora kiriya cyuma cy'umwarimu kazi kigikiri ugishaka we cyari n'agafaransa uzi kuvuga wowe. Ejo ngomba kuzashaka umwana nkajya kurira kibonke usiko mwese muri kumuvuga nkumva agiye nko gupfa. Kuko sakuri kumwiyumvamo. Wewe ko bimeze ako umva mupireririya oya zana yo mabasa ubu wabona wigenza kuri uyu mugoro w'abagabo turimo hano yagira ngo iki zana nyagutwaze nta kibazo. Ako sisi umuntu wabona umuntu umusaza nka ntwaje mu base unshoreye ndi imbere yavuga iki amaguru agushoreye na yaseburi koko amaboko atwaye amabasa ni yaseburi koko umutwe uyikorera ni waseburi koko. Ako ntabwo byari kwerera turanagerayo yewe tumaje kumvikana tugende turagerayo tumaje kumvikana tugenda ekisi bidakwiriye neza. Niko kibo buriya seburi koko mbonye hari yabaye umukozi wa kera gikobwa ryari kuva ryari. Ntabwo ari umukozi we. Iyi ngo hari kiraka arimo kumutereta. None se ko mbona nta n'abakiriya none uno munsi baharira. Ariko se ruri wambwiye icyo ushaka kumbwira ko nkuteze amatwi. Nyine nagira ngo ngire icyo ngusaba kandi rwose pe icyo ngusaba ntukinyime rwose kubera ko na Bibiliya haravuga ngo haranditswe nyine barahandika neza abanditsi baho babyitondeye baravuga ngo nimusabe muzahabwa. None se n'icyo ushaka ko ngo ndashaka ko rwose umbabarire pe ndambiwe kurara muri kiriya cyumba cy'umwana ndabirambiwe ku rwego rwo hejuru kuko harimo imbeho yayindi itabaho. Niko ruri ugera hano bwa mbere twumvikanye iki rwose mbabarira nyirama mfasha pe mfashe imbeho irimo irenda kuntera umusonga irenda kuntera umusonga njya kumva nkumva umusonga urandikuye. Ego amusonga mbese nigire kwiryamira. Muto bite kutovuga bite kumana subiye mbwitsa kare nkaza kumfasha gukubura kubitsa baba wesha natekereje ko ushobora kuba ukinaniwe nanga kwirirwa nk'ubyutsa ngo kubure ariko humura niba ari ugukubura ushaka buretse zakubura nta kandi kintu wabona nkubuze ngufashe imbuga yanyu ni nini akandi ni kagufi. Yaramutse. Papa ko nakamambira ufite se
Baraka ndo umwemufashe. wese kandi n'ibiki ndashaka ngendagira ngo umbwire ndashaka kumenya ukuntu ruriya rukobwa rwaraye hano uriya mukobwa yaraye hano ndashaka kubisobanurira sima rero uriya mwana w'umukobwa n'ahandi yari afite kuba ngoke uzi yuko twagutegereje tukakubura ubuzi n'igicuku watashye nawe urakizi so kizi se rukobwa ngiye mbona rumeze nk'urudandaza amagara ubu abasore bagiye kujya birwa bacecekana hano uzi umubare wabo uko bangana uzaba ako nawe ntukazajya utekerereza umuntu uko atari utekereza umuntu uko atari kubera iki ngoke ntabwo ari kwa ruriya mwana umva ndashaka kukubaza ruriya rukobwa ntabwo ruzi se ejo bundi ntabwo ariko suriya ntabwo ari we washutse ka kibonke kajya kwiba televiziyo ngo kugira ngo akakunde ntabwo bize ko bagacakiye bakakajweka se ntabwo ari ibyo bihuriye hehe n'ibyo ngibyo koko oya ntacyo ntiwanza kubyumva reka zararure mutoni wawe noneho bajye birwa bashodekanye rekaze ahubwo mbase sobanura ukuntu mu minsi mikeya umenyanye n'uriya mukobwa akaba agiye kukurarira umaze kogoza ikaritsiye yose bisobanurire kuki bisobanurire Senyirama ko nawe mbona waritemyera waramutse ariko waramutse neza ese hano rene ko naraye numva rira byari byamugendekeye bitera wahora niki nanjye ntabwo nzi byari byamuteye yaraye arira ubu tuvugana ni nkaho ari yagifata agatotsi yewe nanjye nyine nashatse kuza ngo ndebe icyo yabaye nibutse ko wanyihanangirije nyine navuga ndereka mbere cyeda nuko ndakomeza ndiryamira bivuze ko noneho n'abajura nibadutera uzinumira ukiryamira uriya hantu ndi nta abajura bajya bahinguka rwose ngewe ahantu ndi hose abajura barahatinya ngewe ndakubita barabizi ndavutura ahubwo se wa mugani mbona n'ubundi nzindutse nkaba numva mfite imbaraga zankwe zashizera njye kwasa izindi ntizihari se aho wazisize wenda ziracyariyo wanyarukirayo wa mugani ako se bikoreba hano ntukazajye unzinzika cyangwa mwumpindura igicucu njye nakwiboneye nimugoroba ntabwo uri bubihakane ngo mbyemere njye nigeze nkwakanira ko naherekeje Liliane icyo ntumva icyo urimo kumbwira no kumbwira ngo arandarura uriya mwana w'ejo bundi babyaye inshaje arandarura ngewe andarura ate soni akuzi kugira ngo uzi ikintu gitera agahinda kikanira n'umujinya reba kubona umusaza ari inyuma umukobwa ari imbere reka sinakubwira agenda areba amabona uko atambuka uko agira gute inuzu intambuko y'ibiki n'ibiki byose nawe wikoreye amabase ugenda inyuma reka sinakubwira ugenda umureba mukagena no mukabwibwi kuki mutagiye ubundi kumanywa kweki mukabwibwi nakwiboneye n'amaso yanjye ibyo by'amabuno bubizanye amabuno ariko ntabwo ari we njya mbona ku cyumweru ufite Bibiliya ntagatifu ingana iki ngo ugiye gusenga irimo ibitabo bingahe bigisha ayo matwi wawe washyizemo iki bapfunyitsemo ikira bya bipapuro bajyana mu bwiherero ubusa noneho wagira ngo kibonke aba ari ufunga butike amuherekeza hagati ya kibonke nanjye urumva ari nde wari ukwiye kumuherekeza ko namuherekeje ngenda mwisabira akazi hari irindi kosa nakoze umuntu w'umukecuru ariko ubwo ufuhuta ushaje ufuhutera nyine ngaho reka twagenda ntutorye kuvoma muri kara kabande urabese nyine naragiye Kigali ndagenda usanga akagabo k'agateka mutwe k'agatindi k'agakene karagenda kambuza amahoro ndagenda ndahangayika hahandi n'umwana wanjye intari ntwite yavuyemo disi iyo nza kubimenya basi nkaza no kukwirebera ngufasha mu bibazo nuko ntarakumenya ni ibibazo nusubira uteganya iki ndateganya iki se ndategereje nk'abandi bose nyine nk'ukuntu bategereza gusa nyine ariko wumve ngo mba afite ikibazo papa yirirwa nshakira abagabo acaha agacanga ariko nshakira abagabo hahandi mba mfite ubwoba ko n'abantu bazagira ngo ninjye uba wamutuma
ariko noneho uriya musaza arasekeje kuva navuka n'ubwa mbere mbona umusaza umeze nk'uriya seburi koko arasetse aba yumva washaka bwo mu cyaro wakwiteza ubwana bwo muri Gatonto ko nabonye abanyamujyi ntabashobora abanyamujyi ko mu mujyi Kigali hari abateka mutwe gusa shari ntago nabashobora akwa mugani ngo abahungu mu cyaro bari sawada shani hatari maze none se wowe njyewe rero none se ko nta kintu uri kumbwira sebe ariko se uragira ngo nkubwire iki wowe urabura noneho gufata gahunda ukajya gushimira Imana ukavuga uti shimwa Nyagasani umwana wacu abonye umusheri uragira ngo nkubwire iki rwose karaga papuro nkamaranye igihe ariko natinye kukamuha pe urumva njyewe nabonye rwose umwana wanjye naratinye mbona atari tayari yo kuba yashaka uwundi mugabo rwose yego nabonye uriya muhungu wakanzaniye nta kibazo rwose afite nabonye ari mwiza nimba wamutumye nimba ari we nabonye nta kibazo afite ariko rwose neza Ferasiya mbese ufite ubwoba bw'iki wigeze ariko uzi ko uzaba umupfapfa ndetse wigeze ubona umukobwa cyangwa umugore wanga umugabo kamuhereza asoma arongorwe kamuhereza seburiko oya nigiriye ubwoba rwose nigiriye ubwoba bwo kubona umwana wanjye nahagira gutya nk'akamuhereza akaba agize ibikomere imbere yanjye arahamutse cyangwa abaye ukundi kuntu nabonye atari tayari yo kuba yaha undi mugabo urukundo pe ariko rwose nkubwire niba ufite ubwoba genda ukazana ukame nkamuhereze none ahangaha agasoma arongorwa ariko si wowe uri mu biki ariko se ko aherutse kunyihanangiriza